uru rukurikirane rugizwe n'ibyigisho 10 ndashaka kubabwira imitwe yabyo mu gutangira icya mbere uyu mugoroba cyitwa amaso y'ubwenge icya kabiri kiravuga ngo uko abayuda bafataga imigenzo icya gatatu kiravuga ngo imigenzo n'ibyanditswe byera dushingiye muri Mariko igice cya 7 icya kane kiravuga ngo uko Yesu yitwaraga ku makimbirane y'inyigisho z'iby'iyobokamana icya gatanu kikavuga ngo uko Kiliziya Gatolika y'i Roma ifata imigenzo icya gatandatu turi igice cya 2 cy'icyo cyigisho icya karindwi kiravuga ngo intambara z'isabato n'imigenzo icya munani kiravuga ngo umunsi wo ku cyumweru urufatiro rujegajega icya cyenda kikavuga ngo ikigeragezo gisharira icya 10 ni incamake yitwa ijambo ry'Imana cyangwa imigenzo y'abantu ubwo rero muri ibyo byigisho 10 tugiye kuzareba aho ububasha bugomba guturuka mbese ni muri Bibiliya kandi Bibiliya yonyine sola sikiributura mbese ni mu migenzo cyangwa ni muri ibyo byombi bifatanije ndashaka kandi ko dutangiza icyigisho cyacu isengesho buri gihe tuba dukeneye gusenga mbere y'uko tubumbura ijambo ry'Imana ubwo rero ni mu bika imitwe yanyu hamwe nanjye mu gihe dusaba Imana kubana natwe data uri mu ijuru turagushimira amahirwe duhaye yo kuba hano twiga ijambo ryawe turasaba ko umwuka wawe abana natwe data ndasaba ko uduha gusobanukirwa uduha intekerezo ziboneye uduha imitima yiteguye kwakira imbuto y'ukuri utuvanemo ibyo twibwira byose ko ari ukuri mu ntekerezo zacu no mu mutima kugira ngo tubashe kumva ijwi ryawe turagushimiye data ko wumvise isengesho ryacu tubisabye mu izina rya Yesu amen ndashaka ko dutangirira icyigisho cyacu ku buhanuzi bushobora kuba buzwi neza na buri wese uri hano ubuhanuzi bwo muri Daniyeli igice cya 7 ntabwo turi busome ubuhanuzi bwo muri Daniyeli 7 kubera ko byadutwara umwanya muremure cyane kandi ntidufite umwanya wo gusoma igice cyose ubwo rero ngiye gukora incamake y'uruhererekane rw'ubwami buvugwa muri Daniyeli 7 niba mubyibuka neza dufite inyamaswa enye muri iki gice inyamaswa ya mbere ni intare kandi intare ikaba ifite amababa nk'ay'ikizu nta gushidikanya ko iyi nyamaswa ivuga ubwami bwa Babuloni mubona Babuloni ya kera haba hari intare ifite amababa ahantu hose ku miryango y'amarembo y'imijyi ubwo rero tuzi yuko intare ifite amababa nk'ay'ikizu ishushanya ubwami bwa Roma noneho ukagira idubu iri ni idubu ryihariye kuko ryegutse uruhande rumwe kurusha urundi ruhande kandi rwose ubu bwami buhagarariye ubwami bwafashe umwanya w'Ababuloni aribwo bwa Mede n'Abaperesi impamvu idubu yari yegutse uruhande rumwe kurusha urundi ni uko Abaperesi baje gukomera kurusha Abamedi mu by'ukuri abami hafi ya bose nyuma ya 2 cyangwa 3 ba mbere bari Abaperesi nicyo bivuga noneho tukagira inyamaswa ya gatatu kandi iyi nyamaswa ya gatatu yasaga n'ingwe ingwe ifite imitwe 4 ingwe ihagarariye ubwami bwigaruriye bw'Abamede n'Abaperesi ihagarariye rero Ubugiriki kandi impamvu ifite imitwe 4 ni uko ubwami bw'Abagiriki bwigabanyijemo ubwami 4 nyuma y'urupfu rw'uwahanze ubwami bw'Abagiriki ari we Alexandre Mukuru Alexandre le Grand ubwo rero mu nyamaswa 3 za mbere dufite urukurikirane rw'ubwami Babuloni Abamede n'Abaperesi n'Ubugiriki noneho tukagira inyamaswa ya 4 yo muri Daniyeli 7 yitwa inyamaswa itasobanurwa je nkunda kwita mu by'ukuri ikiyoka kandi iyi nyamaswa y'ikiyoka ifite ibihe bitatu by'ingenzi yabayemo kandi nkunda gusobanura ibyo bihe bitatu inyamaswa yanyuzemo mbere ya byose dufite inyamaswa ya 4 ariyo kiyoka kandi icyo kiyoka gihagarariye Roma gihagarariye ubwami bwayoborerwaga hamwe bwa Roma ubwami bw'ibyuma bwa Roma nk'uko bwabyiswe n'abanyamateka ariko ubuhanuzi butubwira ko ku mutwe w'iyo nyamaswa ya 4 y'ikiyoka hakomotse amahembe 10 kandi bisobanuye ko ubwami bwa Roma bwigabanijemo amami 10 nyuma y'uko ababarubari babwigaruriye baturutse mu majyaruguru kandi tukabwirwa ko muri ayo mahembe 10 hazamukiramo agahembe gato aka gahembe gato ni agahembe kihariye cyane karihariye cyane nako karacyari Roma kuko kazamuka mu mitwe y'amahembe ya 4
ariyo Roma. Ariko ni Roma itandukanye n'iza mbere, kandi tubwirwa ibintu byinshi bitangaje kuri aka gahembe gato. Urugero, tubwirwa ko kavuga ibyo gutuka Imana, tubona ko karenganya abera bisumba byose, kandi kakayobora mu gihe kingana n'imyaka 1260. Ubwo rero iyi nyamaswa ya kane yabayeho mu bihe bitatu by'ingenzi. Mbere ya byose dufite ubwami bw'ibyuma bwa Roma, ikaba ari Roma mu bwami bwayo butarigabanya. Noneho Roma ikigabanyamo amami 10. Ubwo ni Roma yigabanijemo, kandi ukagira n'indi Roma izamukira mu bwami 10, ikaba ari Roma itandukanye n'izindi. Kandi ako gahembe gatoya gahagarariye ubupapa bwa Gigaturika y'i Roma. Tugiye kumenya ibi mu cyigisho. Rero ni ingenzi cyane kuri twe kumenya ko muri Daniyeli 7 dufite ibimenyetso. Tuba mu by'ukuri twiga ibimenyetso. Ni ibimenyetso bishushanya amateka y'itorero kuva mu gihe cya Nebukadinezari kugeza ku kugaruka kwa Yesu Kristo. Dufite rero ibimenyetso nk'inyanja nini, iyo izo nyamaswa ziturukamo. Dufite imiyaga ihubukira ku nyanja nini. Ufite inyamaswa enye, ufite imitwe ine, ufite amababa, ufite amahembe, ufite agahembe gato, ufite akanwa kavuga ibikomeye, ufite ibikorwa bivuga mu bimenyetso by'uburyo bwinshi, ufite igihe nacyo kivuga mu marenga. Mu yandi magambo muri Daniyeli 7 tuba turi kudiringa n'ibimenyetso. Ibyo tugomba kubimenya kuko umurongo umwe tugiye kwibandaho ufite ikimenyetso cyagiye kibandwaho cyane mu kwiga ubuhanuzi. Ndimo mvuga bwo muri Daniyeli 7 umurongo wa 8, ari wo ugiye kwibandwaho cyane muri uko kwiga. Amakuru yihariye cyane muri uwo murongo ndawusoma muri Daniyeli 7 umurongo wa 8, aho Daniyeli asobanura ati, nitegereje ayo mahembe mbona muri yo hameze irindi hembe ritoya. Icyo cya gatatu cy'inyamaswa ya kane, kandi rizamukira muri ya yandi 10. Ni muri ayo 10 bavuga, imbere yaryo hakurwa amahembe 3 mu yari asanzwe. Kandi kuri iryo hembe hano hari ikiburanga nshaka ko ducaho umurongo. Mbonaho amaso asa n'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibikomeye. Ntabwo nkunda kujya intego. Iyo mba njya intego mba nshatse gutegera. Ko mutigeze mufata igihe ngo mwige icyo bisobanuye kugira amaso asa n'ay'umuntu muri ubu buhanuzi bwihariye. Gusa birashoboka ko mwabikoze, kandi niba mwarabikoze ubwo mwaba mutarebwa n'iyo ntego. Ikibazo ni iki ngo n'icyo amaso ahagarariye mu buhanuzi bwa Bibiliya, kandi ni ukubera ikiri ihembe ritoya rivuga ko rifite amaso asa n'ay'umuntu. Dukeneye kumenya icyo iyo mvugo shusho y'amaso ivuga mu buhanuzi bwa Bibiliya. Iyo dusoma Bibiliya tubona amaso ashushanya ubwenge, ashushanya ubumenyi, ashushanya gusobanukirwa. Kandi Bibiliya iduha ingero nyinshi z'uburyo amaso ashushanya ubwenge, ubumenyi cyangwa gusobanukirwa. Iyo izo ngero zikoreshejwe bavuga Imana, biba bisobanuye ubwenge bw'Imana butagerwa, ndetse no kubisobanukirwa byose, ikamenya byose kandi ikaba nyir'ubwenge bwose, kandi Imana imenya buri kimwe cyose. Reka turebe imirongo myinshi aho amaso akoreshwa bavuga ku Mana. Urugero rwa mbere ruri mu Byahishuwe igice cya 5 umurongo wa 6. Ibyahishuwe 5:6. Hano Yesu asobanurwa mu buryo butangaje cyane bw'amarenga. Tubanze twibuke ko Yohana yabibonye mu iyerekwa. Haravuga ngo, nuko mbona hagati ya ntebe na bya bizima bine no hagati y'aba bakuru umwana w'intama uhagaze usa n'uwatambwe afite amahembe 7. Ubu ntitugiye kuvuga ku mahembe 7, ariko 7, uwo mubare 7 ushushanya byose cyangwa icyuzuye, kandi amahembe ahagararira ubutware. Ubutware mu kuyobora. Mu yandi magambo, Yesu ni nyir'ubutware bwose. Hakomeza havuga ngo afite amahembe 7 n'amaso 7, ariyo myuka 7 y'Imana itumwa kujya mu isi yose. Ntabwo hariho ba Mwuka Wera 7, ahubwo icyo bishushanya nuko Mwuka Wera azi byose, akabimenya kandi akabisobanukirwa byose.
ni nyir'ubwenge bwose. Nuko rero iyo amaso akoreshejwe ku Mana bivuga ko Imana isobanukirwa byose, ikaba nyir'ubwenge bwose, nyir'ubumenyi bwose, mu yandi magambo izi byose. Kandi kuri B y'umurongo wa 10 w'igice cya 4 cya Zekariya ndimo ndasoma muri New International Version, iyo nizera ko igerageza kubisobanutse. B y'uwo murongo rero ivuga ku matabaza 7 ateretse ku gitereko cy'amatabaza cyo mu buturo bwera, ngo kandi ibyo 7 niyo maso y'Uwiteka acuragana mu isi yose. Mu yandi magambo amaso y'Uwiteka yitegereza isi yose, ntacyo atitaho, izi ubwenge bwose, isobanukirwa byose. Ezekiel igice cya 10 umurongo wa 12 n'uwa 13 dufite ubusobanuro bw'ibizima 4 bishushanya umurimo w'abamarayika, kandi nibyo rwose ko Imana iyobora iyi si yose binyujije mu murimo w'abamarayika bera. Abamarayika ni intumwa z'Imana kuri iyi si, kandi ndashaka ko mumenya iki. Ni gute abamarayika basobanurwa muri Ezekiel 10:12 umurongo wa 13? Haravuga ngo umubiri wabo wose n'imigongo yabo n'amaboko yabo n'amababa yabo n'inziga bari bafite uko ari 4, byari bifite amaso impande zose. Ngohe impande zose. None n'iki bisobanuye kuba ibi bizima bine bifite amaso ku mibiri yabyo hose? Bisobanuye ko bikora umurimo wabyo biwukoranye ubwenge, bigusobanukiwe, kuko ari intumwa z'Imana zigakora ikintu cyose nk'uko Imana igitegetse. Dufite rero undi murongo aho amaso asobanuye kumenya byose cyangwa se kudasobwa kw'Imana. Abaheburayo igice cya 4 umurongo wa 12 n'uwa 13. Abaheburayo 4:12 na 13 havuga kuri Bibiliya inkota y'umwuka, ari ryo jambo ry'Imana. Aho mu Baheburayo 4:12 na 13 haravuga ngo kuko ijambo ry'Imana rizima, rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta bw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura. Mu yandi magambo, rirareba, riramenya, rirasobanukirwa. Haravuga rero ngo rikabangukira kugenzura ibyo umutima wibwira. Nta cyaremwe kitagaragara imbere yaryo ahubwo byose bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa mu maso y'izatubaza ibyo twakoze byose. Nanone amaso ashushanya uburyo Imana imenya byose, ni nyir'ubwenge bwose. Imana isobanukirwa byuzuye byose. Ubwo rero amaso ashushanya ubwenge cyangwa gusobanukirwa yavuzwe ku Mana, ariko nanone ashushanya ubwenge no gusobanukirwa iyo akoreshejwe havugwa umuntu. Itandukaniro rihari gusa ni uko ubwenge bw'Imana bwo gusobanukirwa ntibugira iherezo, mu gihe gusobanukirwa k'umuntu gufite umupaka kandi kukagerwa. Reka dusome imirongo mikeya aho amaso akoreshwa mu mvugo shusho ku muntu. Reka tujye mu Efeso 1 umurongo wa 15 kugeza ku wa 19. Efeso 1:15 kugeza 19, aho mugiye kubona ko amaso ahagarariye ubumenyi cyangwa gusobanukirwa iyo yakoreshejwe havuga umuntu. Haravuga ngo nicyo gituma nanjye maze kumva uburyo mwizera Umwami Yesu mugakunda abera bose, mbashimira Imana urudaca, nkabasabira uko nsenze, kugira ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo Data wa twese w'icyubahiro ibaho umwuka w'ubwenge no gusobanukirwa. Mwite ku magambo akoreshejwe, umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, bitume muyimenya. Mwite ku kuba ijambo ubwenge rikoreshejwe n'ijambo kumenya rigakoreshwa. Noneho ku murongo wa 14 hakavuga ngo amaso y'imitima yanyu abona uko ahweza. None ubwo amaso ashushanya iki? Amaso y'iki? Amaso y'imitima yanyu abona uko ahweza. Niko handitswe, mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaragabera. Biragaragara neza rero ko intumwa Pawulo ivuga umwuka w'ubwenge, uguhishurirwa ndetse no kumenya Imana, kandi agahita avuga amaso yo gusobanukirwa. Rero amaso ahagarariye ubwenge cyangwa gusobanukirwa cyangwa se kumenya. Mwite nanone ku Migani igice cya 3 umurongo wa 19 kugeza 21. Hano havuga ubwenge buhanitse bw'Imana.
kandi n'uburyo umuntu agomba kugira ubwo bwenge ariko mu buryo bufite umupaka. Aho mu Migani 3:19-21 handitswe n'umunyabwenge Salomo, kandi haravuga ngo Uwiteka yaremesheje isi ubwenge kandi yakomeresheje amajuru ubuhanga. Mwite kuri uwo mubangikanye w'ukuntu Uwiteka yaremesheje isi ubwenge kandi yakomeresheje amajuru ubuhanga. Mwite kuri ayo magambo atatu: ubwenge, ubuhanga ndetse no gusobanukirwa. Kubwo kumenya kwe amasoko y'ikuzimu yaratobotse kandi ibicu bitonyanga ikime. Noneho hakaza inama ngo mwana wanjye komeza ubwenge nyakuri no kwitonda ntibive imbere y'amaso yawe. Noneho hano amaso arenguriza kuki? Ubwenge no gusobanukirwa. Haravuga ngo ntibive imbere y'amaso yawe, ukomeze ubwenge no kwigengesera. Mwongere nanone mwite kuko amaso afitanye isano n'ubwenge gusobanukirwa. Reka nanone nsome mu Byakozwe n'Intumwa 26:17-18, aho dufite andi magambo akoresha amaso mu mvugo shusho mu buryo bw'umwuka. Byakozwe n'Intumwa 26:17-18, aho dufite andi magambo akoresha amaso mu mvugo shusho mu buryo bw'umwuka. Imana irimo irasobanura umurimo yari ifitiye Sawuli w'i Taruso nyuma yo guhinduka kwe agahinduka Pawulo. Mwite ku kintu Imana yatekerezaga nk'umurimo izaha Sawuli w'i Taruso waje kuba Pawulo. Mu Byakozwe n'Intumwa 23:18 haravuga ngo nzakuvana mu Bayuda ngukiza ubwoko bwanyu n'abanyamahanga ari bo ngutumyeho. Mwite cyane kuri ibi kugira ngo ubahumure iki? Amaso nabo bahindukire bave mu ki? Iyi ni imvugo y'umwuka, mbese sibyo? Ntabwo ari ugufungura amaso asanzwe, ahubwo havuga kubavana mu mwijima bakajya mu mucyo, bave no mu butware bwa Satani bajye ku Mana, bahere ko bababarwa ibyaha byabo, baraganwe n'abejejwe no kunyizera. Ubwo rero nanone amaso, gufungura amaso bisobanuye ko abantu bazavanwa mu mwijima w'iby'umwuka bakajya mu mucyo w'umwuka, bakumva ubutumwa bwiza bakabusobanukirwa mu yandi magambo. Ubwo rero iyo ibyanditswe byarabivuze amaso bivuga ku bwenge bwo gusobanukirwa no kumenya. Gusa ku Mana nta mupaka kuko imenya byose. Ku bantu bo bafite umupaka buragerwa. Hari inyamaswa itangaje dukoresha ihagarariye ubwenge, kandi iyo ni igihunyira. Ni ikihe kintu kidasanzwe kiranga igihunyira? Ni amaso rwose, kandi dufite insigamugani ngo azi ubwenge nk'igihunyira. Ubwo rero amaso y'igihunyira afitanye isano n'ubwenge. Kandi muzi ko kenshi amakarita y'abarangiza kwiga bagaraduwetinga imbere yayo haba hari igihunyira, kubera ko abagaraduwetinga baba bazi ubwenge cyane, ari abahanga kandi bajijutse. Niko biba bitekerezwa iyo barangije amashuri. Mbese mwari muzi ko igihunyira gishobora guhindukiza amaso muri degere 270? Bimeze nk'aho igihunyira kizi byose kikaba kitagira icyo gihishwa. Birumvikana ko ari mu buryo bufite umupaka. Kuba gishushanya ubwenge n'ubumenyi no gusobanukirwa. Niba rero amaso ashushanya ubwenge, ubuhanga, gusobanukirwa, ubwo amaso asa n'ay'umuntu aricyo kirango batubwiye muri Daniel 8:8, ubwo bivuga ubuhe bwenge? Ubwenge bw'Imana? Oya, ubwenge bw'umuntu cyangwa se ubwenge bwa kimuntu. Dukeneye rero kwibuka ko agahembe gato gashaka kwigarura ubwami ku ngufu ntabwo ari ihembe rikiranukira Imana, yayirwanya, ryiyita Imana. Iyo urebye imirongo yose ivuga kuri iryo hembe, inyamaswa, umwana wo kurimbuka, umunyabugome, umwami w'ikasikazi, ni ubwami mu by'ukuri buvuga ko buzi byose, buvuga ko bufite ububasha bwo gukora nk'Imana, ariko kuko ubwenge rikoresha bushingiye ku bumuntu, ubwo bwenge bwayo ni ubupfu. Kandi ibyo biburanga aribyo biranga ubutegetsi bw'ihembe ritoya byo muri Daniel 7:8. Bisobanuye ko ubu buyobozi buhagarariye ubupapa budashingiye ku bwenge buva ku Mana, bushingiye ku bwenge n'ubuhanga buva mu bantu. Muri Daniel 8 dufite irindi hembe ritoya. Ni rimwe na rino ariko rivuga mu bundi buryo, ariko ni ubutware bumwe, byose ni ubupapa.
kandi ndashaka ko mumenya ko mu busobanuro bwinshi bwa Bibiliya tumenya icyo iryo hembe ritoya ari cyo. Nanone twabonye ko amaso ashushanya ubwenge bwa kimuntu no kumenya. Ndashaka rero ko mumenya icyo iri hembe ryo muri Daniyeli 8 ari cyo, kandi bukaba ari nabwo butware bwo muri Daniyeli 8 uretse gusa ko risobanurwa mu yandi magambo. Ngiye gusoma Daniyeli 8:23 kandi ndasoma n'uwa 25 mu ngeri zitandukanye kugira ngo mwumve imvugo shusho z'iki iryo hembe ritoya rivuga. Ndabanza nsome mu ngeri yitiriwe umwami Yakobo umurongo wa 23. Haravuga ngo mu gihe giheruka cy'ubwami bwabo, igihe abanyabyaha bazaba bakabije, umwami w'umunyamwaga umenya ibitamenyekana azahaguruka. Mubyumve neza. Kandi iri jambo kumenya, umwami w'umunyamwaga umenya ibitamenyekana mu gihe burayo ryasobanuwe nko guca imanza zitabera, discernment. Nibyo byasobanuwe nko kumenya, gusobanukirwa. Mu yandi magambo ubutware bufite guca imanza, kumenya no gusobanukirwa ibitamenyekana cyangwa ibihishwe mu mwijima dukurikije ibyo dusomye mu ngeri yitiriwe umwami Yakobo umurongo wa 15. Twari bukomeza gusobanurwa kandi ngira ngo mwongere mumenye ko ari iyi ngeri y'umwami Yakobo iza gusoma ubutware. Igice kibanza rero cy'uwo murongo wa 25 haravuga ngo mu ngengamikorere ze policies. Izo ni policies z'iryo hembe ritoya, aho mu gihe baraye iryo jambo policy ryasobanuwe nko kwigengesera witaye ku hazaza ari by'ubwenge no gusobanukirwa. Ubwo rero ngo mu ngengamikorere ze azagira imigambi ituma abashishwa byose n'uburyarya. Mu yandi magambo, ubu ne butegetsi bugenda gahoro ariko bw'ubucakura ni ubunyabwenge mu miyoborere, niba ari uko twabivuga. Ndashaka gusoma no muri New King James Version iyi 20. Hari uko nayisobanura iri hembe ritoya muri New King James Version. Kuri uwo murongo wa 23 turavuga ngo igihe ubwo bwami buzaba bwenda gushirira, abanyabyaha bamaze gukabya, umwami azahaguruka uzarangwa n'ubunyamwaga kandi azaba amenya ibitamenyekana. Biratangaje. Umenya ibitamenyekana. Ibi bitamenyekana nta bimenyeshwa n'ubwenge bw'Imana n'ubw'umuntu. Nta bimenyeshwa n'ubwenge bw'Imana n'ubw'umuntu, ndetse ahubwo ubwo bwenge ni ubwa Satani. Wa 25 haravuga ngo mu bucakura bwe azatera ubuyobe abayobora. None ubwo bwenge bwe no gusobanukirwa kwe abikoresha akora iki? Ni ukuyobya abantu. Ndashaka ko dusoma mu ngeri ya New International Version. Ndashaka ko mwumva kandi imvugo zo muri ubwo busobanuro bwose kuri iryo hembe ritoya uko rikoresha ubwenge bwaryo no gusobanukirwa n'ubuhanga mu buryo bw'ubucakura. Umwami utarambirwa zima uzaba ari umutware w'ubutiriganya. Kandi ku murongo wa 25 muri iyo ngeri haravuga ngo azatuma ubuyobe bukwirakwira. Nanone dufite igitekerezo cy'ubutiriganya no kuyobya mu ngeri yitwa New American Standard Bible. Baravuga ngo umwami w'umwibone azima ufite ubwenge mu gutegura rwihishwa kugirira abantu nabi. Umurongo wa 25 ukavuga ngo mu bucakura bwe ubuyobe buzakwira abushyigikiye. Mu ngeri yitwa English Standard Version ariyo ngeri izwi cyane mu isi yose y'iki gihe havuga ku mwami ugaragaza ububasha kandi agasobanukirwa ibisakuzo. Mbese hakenerwa ubwenge mu gusobanukirwa no kwica ibisakuzo? Yego rwose niko bimeze. 25 haravuga ngo akoresheje ubucakura azayobya. Ubwo rero akoresha ubwenge bwe n'ubuhanga bwe mu buryo bujimije kandi budahutiyeho agendereye kuyobya abantu. Niyo mvugo shusho ihari. Noneho muri New English Translation haravuga ngo umwami w'ikigoryi kandi uyobya azima. Nanone harazamo igitekerezo cyo kuyobya. 25 ati azakoresha uburyarya kugira ngo agere ku byo yagambiriye ari byo kuyobya. Akoresheje uburyarya azayobya. Mu ngeri yitwa God's Word Translation uwo murongo wa 25 handitse ngo umwami utarambirwa umenya ibihishwe. Murongo wa 25 uti azakoresha ububasha bwe n'ubwenge bwe kuyobya abandi.
muri New Revised Standard Version haravuga ngo umwami ugaragaza ububasha zima w'umuhanga cyane mu migambi mibisha ategurira mu ibanga ku murongo wa 25 ngo azakoresha ubucakura mu kuyobya. Muri Living Bible si ubusobanuro cyangwa se kuvuga mu yandi magambo ahubwo niyo magambo yahavuzwe, kandi biratangaje kubonamo aya magambo ku murongo wa 23. Umwami w'umunyamujinya azima azaba yibona cyangwa se asuzugura kandi ari umuhanga. Areba amaso y'ihembe ritoya hano naho azaba afite ubuhanga kandi azi guca imanza. Kandi ku murongo wa 23 babona ngo azaba ari umutware wo kuyobya. Muri American Standard Version handitswe ngo umwami w'umunyaburakari kandi umenya ibihishwe. Ubu butware rero buturuka mu mwijima. Umurongo wa 25 bavuga ngo mu ngengamikorere ze azagwiza ubwenge. Wenda reka nsome mu yindi ngeri imwe isobanura ingeri ya Amplified. Ku murongo wa 23 baravuga ngo umwami w'umunyamwaga kandi umenya ubucakura buhishwe bw'umwijima akoresha ubwenge n'ubuhanga bwe mu gushuka abantu no kubayobya. Ku murongo wa 25 haravuga ngo mu ngengamikorere ze azatuma ubushukanyi bubagikwira mu biganza bye. Mu ngeri ya King James hasobanura umurongo wa 25 nk'uko tubizi havuga ko uyu mwami azamenya iri mu mwijima. Nashakishije iryo jambo, hari ijambo rimwe risobanura ibiri mu mwijima kandi narikishakishije mu Giheburayo. Iri jambo nk'urugero rikoreshwa mu bisakuzo bya Salomo. Mbese muzi ko Salomo yari kabuhariwe mu gusakuza Abafilisitiya, kandi bakagomba gukoresha ubwenge kugira ngo batahure uko bakwica ibyo bisakuzo bye. Mu yandi magambo ni ugushobora gusobanura no kugeza ibintu ku bantu mu buryo buzabayobya. Kandi Samusoni buri gihe yabaga agambiriye kujijisha abantu. Mbese si byo? Kandi rinakoreshwa ku mugabekazi w'Isheba mu gitabo cya mbere cy'Abami 10:1 avuga ko yabajije Salomo ibibazo bikomeye. Mu yandi magambo ibibazo twakwita ibyo mu mvugo isakuza. Imvugo shusho hano rero niyo ubasha gufite ubwenge mu buryarya kandi bugakoresha ubwo bwenge n'ubuhanga n'ubumenyi mu migambi yo gushukana no kuyobya. Ibyo nibyo birangira ihembe ritoya. Mu Migani igice cya mbere umurongo wa 5 kugeza ku wa 6 hakoresha ijambo umwijima twasomewe muri Bibiliya y'ingeri yitiriwe umwami Yakobo. Havugaga ibiri mu mwijima kandi ndashaka gusoma iyo 20. Imigani rimwe umurongo wa 5 n'uwa 6 haravuga ngo kugira ngo umunyabwenge atege amatwi yunguke ubwenge kandi umuhanga agere ku migambi itunganye. Mbese murabona ko havuzwe ubwenge hano, kandi ku murongo wa 6 hakanavuga ngo amenye gusobanura imigani n'amarenga kandi n'amagambo n'ibisakuzo by'abanyabwenge. Iryo jambo ibisakuzo nanone rirakoreshejwe nk'uko ryakoreshejwe muri Daniyeli 8:23 bavuga ku butwi bw'uburyarya. Ubwo rero muri Daniyeli 7:8 ihembe ritoya ni irinyabwenge ndashaka kuvuga ko risobanukiwe ibyo mu mwijima. Byumva ibisakuzo risobanukirwa ubwiru, ariko ubwo bwenge no gusobanukirwa ntibikoreshwa mu byiza, ni mu bibi, kuko uba ari ubwami bw'umunyabugome. Mu yandi magambo ubu ni ubwenge bwa kimuntu bukoreshwa mu kuyobya abantu. Mu by'ukuri ubusobanuro busa neza n'ubugaragara bwahawe Lusiferi muri Ezekiyeli 28. Ndashaka kugira imirongo nsoma muri Ezekiyeli 28 umurongo wa 2 kugeza ku wa 5 no guhera ku murongo wa 12 ndetse n'uwa 17. Muramenya ko kenshi ijambo ubwenge rikoreshwa kandi hakaba irindi jambo bijyana. Nshaka ko mumenya ko ari ingenzi cyane. Ezekiyeli 28 umurongo wa 1 no kugeza ku wa 5 haravuga ngo havuga kuri Lusiferi hasubiramo ibyo Lusiferi yibwiraga ngo kuko umutima wawe wishyize hejuru. Mbese ihembe ritoya ryishyize hejuru. Musome gusa muri Daniyeli 7:8 murabona ko ari ihembe ry'ibyibone. Umutima wawe wishyize hejuru uravuga uti ndi Imana, nicaye ku ntebe y'Imana iri hagati y'inyanja.
hakavuga ngo nyamara ariko uri umuntu nturi Imana nubwo ugereranya umutima wawe n'umutima w'Imana. Noneho hakaza imvugo ngereranyo, erega urusha Daniyeli ubwenge, nta gihushwe uyoberwa. Umurongo wa 4, ubwenge bwawe no kumenya kwawe byaguhesheje ubutunzi, ukuzuza izahabu n'ifeza mu bubiko bwawe. Ubwenge bwawe bwinshi n'ubugenza bwawe bwakugwirije ubutunzi, maze ubutunzi bwawe bwateye umutima wawe kujya hejuru. Mwongere mwite ku kivuzwe ari cyo bwibone no kwishyira hejuru. Kandi tubona ku murongo wa 12 havuga ngo wari utunganye rwose, wuzuye ubwenge n'ubwiza buhebuje. Noneho umurongo wa 14 ukatubwira ko ubwo bwenge bwakoreshejwe n'icyabubayeho. Ubwiza bwawe nibwo bwateye umutima wawe kwishyira hejuru. Kubengerana kwawe niko kononye ubwenge bwawe. Ni ubuhe bwoko bw'ubwenge turimo tuvuga hano? Ni ubwenge bwononwe kubera ko ari ubwenge bushingiye ku muntu. Ni ubuhanga bushingiye ku muntu kandi bugendereye kuyobya abantu, bubajyana mu cyerekezo gihabanye n'ijambo ry'Imana. Biratangaje ko hari ahandi muri Bibiliya havuga iby'ubutware bw'iri hembe ritoya twarebye muri Daniyeli 7:8. Noneho ndashaka ko tureba nanone iby'ubwo butware mu Byahishuwe 13 umurongo wa 18. Hari umubare w'ubwiru bw'iyo nyamaswa, kandi iyo nyamaswa niryo hembe ritoya. Iyo usomye mu Byahishuwe 13 umurongo wa 1 kugeza ku wa 10, ubona ko iyo nyamaswa yakoze ibintu bikaba ari nabyo ihembe ritoya ryakoze. Ubona ko iyo nyamaswa yuzuye amazina yo gutuka Imana, irenganya abera bisumba byose, igasenya ubuturo bwera nk'ihembe ritoya ryo muri Daniyeli 8. Ubona ko iyo nyamaswa ifite ikimenyetso cy'ubutware kandi ikayobora mu gihe kimwe, ari cyo imyaka 1260 cyangwa se amezi 42. Mu yandi magambo, iyi nyamaswa niyo hembe ritoya. Twabwiwe ko ihembe ritoya rifite amaso asa n'ay'umuntu. Mu yandi magambo, ryisunga ubwenge bwa kimuntu. None rero ndashaka ko mwita ku biranga iyi nyamaswa. Ibyahishuwe 13 umurongo wa 18. Turi buze ariko kugaruka ku ihembe ritoya. Aha niho ubwenge buri. Wahari iki? Ubwenge. Ufite ubwenge bari umubare w'iyo nyamaswa, kuko ari iki? Umubare w'umuntu. Mwite ku maso asa n'ay'umuntu. None uyu mubare ngo ni iki? Ngo ni umubare w'umuntu, kandi umubare we ngo ni iki? 666. None ni kuwuhe munsi w'icyumweru umuntu yaremweho? Yaremwe ku munsi wa 6. Umubare 6 rero mu mvugo shusho ya gihanuzi gushanya umuntu wigenga utagengwa n'Imana. Ndashaka ko mwibuka uyu murongo kuko tugiye kugarukaho mu gusoza icyigisho cy'uyu munsi. Nanone icyo twabonye nuko ari umubare w'umuntu nk'uko twabibonye ko hariho amaso asa n'ay'umuntu, ubwami bumwe. Kandi ubu bwami bunasobanurwa mu yindi mirongo yo mu byanditswe byera. Mu rwa 2 rw'Abanyatesalonike 2 umurongo wa 3 ndetse n'uwa 4. Ndashaka ko nanone muzirikana ko havuga umuntu. Ubu ni ubutegetsi bushingiye ku muntu, ni umubare w'umuntu, ni amaso y'umuntu. None hano tugiye kubona ko ari umunyabugome, umuntu w'icyaha. Nimwite ku rwa 2 rw'Abanyatesalonike 2:3-4. Ngo ntihakagire umuntu ubashye uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kujya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi ujya mu nyabugome atarayishurwa. Ngo urya mu ki? Biratangaje. Ujya mu nyabugome ari we mwana wo kurimbuka. Biratangaje cyane ngo ni umuntu w'icyaha. Ngo ni umubisha wishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose cyangwa igisengwa kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yiyerekane ko ari Imana. Ibi muranga bihura neza n'ibiri mu Ezekiyeli 28. Mbese byaba ari nabyo biranga ubutegetsi bw'ihembe ritoya cyane rwose. Kandi muzirikane ko yitwa umuntu w'iki? Umuntu w'icyaha, umunyabugome. None reka mbabaze, icyaha ni iki? Icyaha ni ukwica itegeko. Reka rero mwite ku cyo dusoma ku murongo wa 7. Uburyo ubutware busobanurwa, haravuga ngo kuko amayoberane y'iki? Y'ubugome n'ubu atangiye gukora.
ariko ntazahishurwa keretse uyabuza akuweho. ubu butware rero bwitwa umunyabugome kandi bwitwa nanone amayoberane y'ubugome. amayoberane y'iki ubugome? hari ubundi buryo bwo kureba kuri ibi. reka turebe mu Byahishuwe 17 kandi turimo tureba imvugoshusho zitandukanye ariko zose zivuga ikintu kimwe mu by'ukuri. hano rero hari iyindi nyito ariko nayo yigisha kimwe n'ibyo ari byo Imana ishaka kwigisha. Byahishuwe 17:4. hano hasobanura maraya. none n'iki maraya ashushanya mu buhanuzi? kuko umugore uboneye ashushanya itorero riboneye. umugore ashushanya itorero. kuko umugore uboneye ashushanya itorero ry'ukuri, maraya we agashushanya itorero ryaguye. mu itorero ku Byahishuwe 17:4 ngo uwo mugore yari yambaye umwenda w'umuhengeri n'uw'umuhemba, yari arimbishijwe n'izahabu n'amabuye y'igiciro cyinshi n'imaragarita mu ntoki ze. yari afite iki? igikombe cy'izahabu cyuzuye ibizira n'imyanda y'ubusambanyi bwe. n'iki uyu mugore afite mu ntoki ze? mu ntoki ze afite ibizira n'imyanda y'ubusambanyi bwe. niko havuga. Ibyahishuwe 17:2 havuga bimwe n'ibyo. havuga ko ibyo bizira afite mu gikombe cye ari inzoga. inzoga zisembuwe. ntabwo ari umutobe w'umuzabibu turimo turavuga hano. umutobe wari umuzabibu none warahumanijwe, waronanwe mu by'ukuri. umutobe w'umuzabibu, mu yandi magambo, ukuri kw'Imana kwahinduwe ikinyoma. icyo nicyo bivuga. Byahishuwe 17 noneho umurongo wa 2 havuga kuri maraya haranditse ngo niba abami bo mu isi basambanaga nawe, abari mu isi bakagira bate? bagasinda inzoga arizo busambanyi bwe. ubwo mu gikombe harimo iki? harimo inzoga ze, kandi izo nzoga ze nizo ki? nibyo bizira. ibi birakomeye. none izo nzoga zituma abantu bamera bate? zituma abantu barakara, zituma abantu badatekereza mu by'ukuri. ndababwiza ukuri mu mwuka. Yeremiya 51:7 havuga kuri Babuloni. Babuloni yuhira amahanga yose inzoga, kandi ayo mahanga yose agasindishwa n'izo nzoga. aho muri Yeremiya 51:7 haravuga ngo Babuloni hahoze ari igikombe cy'izahabu mu ntoki z'Uwiteka, hasindishaga isi yose. amahanga yanyoye kuri vino yaho, nicyo cyatumye amahanga agira ate? asara. amahanga yarasaze. none maraya ni icyaha amahanga? abaha inzoga ze, kandi izo nzoga ze zikabasindisha. none izo nzoga zishushanya iki? iyo usomye mu Byahishuwe igice cya 14 uhabona ibihabanye. Ibyahishuwe igice cya 14 umurongo wa 6 n'uwa 7 hari ubutumwa bwa marayika wa mbere. ku murongo wa 8 hari ubutumwa bwa marayika wa kabiri. noneho ku wa 9 kugeza 11 hari ubutumwa bwa marayika wa gatatu. ubutumwa bwa marayika wa mbere gusa ntidufite umwanya wo kuburambura amakuru yose, ariko ngiye gukora incamake y'ubutumwa afite. mbere ya byose afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, kandi ubwo butumwa bwiza ni uko Yesu Kristo yatambwe rimwe bikaba bihagije iteka ryose, atambwe ibyaha byacu. kandi aho tunahabona ko tugomba kwita ku mibiri yacu no ku ntekerezo zacu, kuko haravuga ngo ni mwubahe Imana. kandi ntuwa Pawulo iti mwubahishe Imana imibiri yanyu n'umwuka, kuko ari iby'Imana. mu yandi magambo uyu mumarayika arahamagarira abantu kwita ku mibiri n'ibitekerezo byabo. kandi hanavuga ko tugomba kugaragaza imico y'Imana, kuko haravuga ngo ni mwubahe Imana muyihimbaze. kandi icyubahiro cy'Imana ni imico yayo. uyu mumarayika kandi asaba kwita ku mategeko y'Imana yera, kuko marayika aragira ati ni mwubahe Imana. kandi iyo usomye ayo magambo muri Bibiliya yose ubona ko kubaha Imana bisobanurwa nko kwita ku mategeko yayo. urugero mu Bwiriza 12:13-14 haravuga ngo ubaha Imana kandi ukomeze amategeko yayo, kuko ibyo aribyo bikwiriye umuntu wese. ubwo rero marayika wa mbere arahamagarira abantu b'Imana kwita ku mategeko yayo, kandi nanone akabwira abantu kwita ku rubanza rw'Imana, kuko avuga ngo kuko igihe cyo gucira abantu urubanza kirasohoye. kandi akabasaba kwita ku isabato yera, kuko dusabwa kubaha Imana yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko n'ibirimo byose. mu yandi magambo marayika wa mbere afite ubutumwa buvuga umutobe w'uruzabibu w'Imana, kandi avuga ubwo butumwa budasembuyemo imigenzo y'abantu n'ibitekerezo by'abantu. maraya ku rundi ruhande atereka isi inzoga ze.
ubwenge bwe bwa kimuntu niyo mpamvu ari ihembe ritoya rifite amaso asa n'ay'umuntu kuko ryisunga ubwenge bw'abantu. Mu yandi magambo, amaso y'umuntu cyangwa arenguriza ku nzoga biteka amahanga. None ni izihe nzoga atanga? Ubutumwa bwa marayika wa kabiri buradusubiza ngo bwasindishije buri wese kubw'inzoga arizo busambanyi. Ubwo rero hari uguhabana hagati y'ubutumwa bwa marayika wa mbere aribwo butumwa bw'ukuri bw'Imana n'ubutumwa bwa marayika wa kabiri bubwira Babuloni, havuga ngo nimusohokemo bigishoboka. Nimusohoke muri Babuloni. Mwite cyane ku Byahishuriwe 14:8 havuga ngo marayika wundi wa kabiri akurikira hatiraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye. Turabona impamvu kandi yo kugwa kwawo ngo ni ukubera ko wateretse amahanga yose inzoga arizo ruba ry'ubusambanyi bwawo. Imigenzo yaryo, ibitekerezo byaryo bishingiye ku bwenge bw'umuntu, ibyo nibyo izo nzoga zishushanya. Ibyahishuriwe 18:2 n'uwa 3 hagaragara umuburo uheruka ugomba kugezwa ku bantu mbere y'uko Yesu Kristo agaruka, mbere y'uko igihe cy'imbabazi kirangira. Nanone ni ubutumwa buvuga ko Babuloni igwiye kuko yuhiye amahanga yose inzoga zayo. Kuri uwo murongo wa 2 handitswe ngo arangurura ijwi rirenga, uwo mumarayika arangurura ijwi rirenga tiragwiraguye Babuloni ihindutse icumbi ry'abadayimoni, aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa. Hano hakaza impamvu iguye rero, impamvu yigaruriwe n'ubutware bwa Satani. Dukurikije icyo dusoma, mwite kuri ibi ngo iraguye ihindutse icumbi ry'abadayimoni, aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa. Mbese hano ahantu wakwifuza kuba kisi nabyifuza mu by'ukuri. Rero ku murongo wa 3 hatanga impamvu, kuko bivuze ngo ni ukubera ko amahanga yose yanyoye inzoga arizo ruba ry'ubusambanyi bw'uwo mudugudu, abari mu isi bose bagatungishwa n'ubwinshi bw'ubutunzi bwawo no kudamarara. Kubera iki Babuloni yaguye? Kubera ko yanze ubutumwa bwa marayika wa mbere. None ni gute twamenya ko inzoga zisembuwe zishushanya inyigisho z'ibinyoma cyangwa imigenzo y'abantu bihabanye n'ukuri kw'Imana nk'uko kuri muri Bibiliya? Reka mbabwire ko namaze umwanya nshakisha, kuko narebye mu nkoranyamagambo isobanura amagambo, nshakamo ijambo inzoga, kandi aho ryari riri hose ryasobanuraga inzoga mu buryo busanzwe. None uko bimeze bityo, ni gute twamenya inzoga iri mu gikombe maraya afite, ndetse n'ikisobanura niba mu by'ukuri iryo jambo inzoga risobanurwa mu buryo busanzwe gusa utari ubw'ibigereranyo? Nakomeje gushakisha kugeza ubwo nageze ku kintu gitangaje cyane, kandi icyo ni uko mu Byahishuriwe 17 inzoga ze zisobanura ibisira bye. Mbese mwitaye kuri ibyo igihe twabisomaga mu minota mikeya cyane ishize? Inzoga iri mu gikombe cye nibyo bizira bye, kandi izo nzoga ze ziri mu gikombe. Ubwo rero inzoga ze nizo ki? Nibyo bizira bye. None kubera iki ntashaka ijambo ibizira mu cyimbo cyo gushaka ijambo inzoga, kuko yose akoreshwa kimwe? Igihe rero nashakaga ijambo ibizira, nahise mbona amakuru menshi. Mbese muzi uko Bibiliya ivuga ibizira icyo ari cyo, icyo inzoga z'ibizira ari cyo? Ngiye kubaha incamake. Icyakora tuzakomeza kubivugaho uko tuzakomeza kujya mbere muri iki cyigisho, kuko iki ni icya mbere turi kwiga. Biratangaje rero ko ibizira muri Bibiliya ari ibi bikurikira: kuramya ibishushanyo, kugerageza kuvugana n'abapfuye, harimo kandi no gufata no gusenga abapfuye, kwirengagiza kumva amategeko y'Imana, kwizera ko wakizwa n'imirimo yawe, ubusambanyi bwo mu buryo bw'umwuka, cyangwa se gusambana n'ubutware bwa politike, itorero gusambana n'ubutware bwa politike bwo mu isi, uhuza itorero na leta, kumena amaraso y'abakiranutsi, nabyo byitwa ikizira. Kuvuga ko wemerewe kurya icyo ari cyo cyose cyangwa se kurya buri kimwe cyose nabyo byitwa ibizira. Mbese izo zaba ari nazo nyigisho z'ibinyoma ndetse n'imigenzereze mibi cyane rwose. Byanditswe byarabitubwira ibiramambo. None n'iki kintu umumara afite mu gikombe cye? Afite izi nyigisho zose zipfuye, afite ibitekerezo byose bishingiye ku bwenge bw'umuntu atari ku bwenge bw'Imana. Mu yandi magambo, afite amaso y'umuntu, ntabwo arebesha amaso y'Umwuka Wera.
ndashaka gusoma amagambo ari mu gitabo Testimonies to Ministers paje 61-62 aho Ellen White asobanura inzoga avuga ibi: Babuloni yagiye ikwirakwiza inyigisho z'uburozi, inzoga y'ikinyoma. Iyi nzoga y'ikinyoma igizwe n'inyigisho zipfuye nko kudapfa kwa roho. Iyo upfuye wari mubi ujya kubarizwa igihenomu iteka ryose. Icyo ni igice kimwe cy'izo nyigisho. Guhakana ko Yesu Kristo yariho mbere y'uko avukira i Betelehemu, hano hagahita haza igikomeye cyane: kuvugira no guhisunga umunsi wa mbere w'icyumweru kurusha umunsi wera kandi wejejwe n'Imana. Ahita avuga ngo aya mafuti ndetse n'andi asa nayo yigishwa n'amadini menshi, maze ibyanditswe bigasohora ngo kuko amahanga yose yanyoye inzoga ari izuba ry'ubusambanyi bw'uwo mudugudu. Ni iruba rigizwe n'inyigisho zipfuye, kandi iyo abami n'abaperezida banyoye izo nzoga ari zo ruba ry'ubusambanyi bwe, bahita bazabiranywa n'uburakari bukomeye cyane, barakariye abandi bose badashyigikiye izo nyigisho z'ubuyobe za Satani zerera z'isabato y'ikinyoma kandi zituma abantu bakandagirira munsi y'ibirenge byabo urwibutso rw'Imana. Mbese mwari muzi ko Bibiliya ishyira ibizira mu matsinda? Mbese muzi ikizira kibi cyane gikabije abantu bashobora gukora? Muri Ezekiyeli igice cya 8 dufite igice cyitwa igice cy'ibizira. Imana yeretse Ezekiyeli ikizira cyakorerwaga muri Yerusalemu. Ezekiyeli yabibona akavuga ati mbega ibintu bibi. Imana iti ntacyo urabona, ndaje nkwereke ikibi kirusha icyo. Imana ikamwereka ikindi kizira. Ezekiyeli ati noneho iki nicyo kibi kirusha ibindi byose. Imana iti nta kintu urabona, ndaje nkwereke ikindi kibi kiruta kiriya. Noneho mwaba muzi ikizira cyarushije ibindi byose kuba kibi kiri mu bushorishori bw'urwo rutonde. Bibiliya iravuga muri Ezekiyeli 8:15-16 ngo abayobozi bo mu rusengero bari berekeye aho izuba rirasira kandi bagasenga izuba. Gusenga izuba nicyo kizira cyari kibi cyane kuruta ibindi. Mu byakorwaga n'abantu bavuga ko ari ab'Imana mu gihe cy'isezerano rya kera. Mbese ibyo hari icyo birengurizaho mu isi ya gikristo uyu munsi? Niko biri n'uyu munsi biriho. Uwuhe munsi w'icyumweru abakristo uyu munsi beza umunsi wa mbere w'icyumweru nk'umunsi w'ikiruhuko, kandi icyumweru bisobanura iki? Sunday ni umunsi w'izuba, ariko abantu baravuga bati oya, ntabwo gusenga kuri Sunday ari kimwe no gusenga izuba. Sunday ariko ibyo ni kimwe, ntabwo bitandukanye. Reka mbisobanure, mureke mbabazi. Ninde waremye izuba? Ni Imana. None se yariremeye gusengwaho? Yariremeye gusengwa? Oya. None se bigenda bite iyo twisunze izuba mu kintu cyo gusenga tukarisenga? Byitwa iki? Byitwa ikigirwamana. None ninde waremye umunsi wa mbere w'icyumweru? Ni Imana. None se yawuremeye gusengwaho? Oya. Yashyizeho umunsi wa karindwi kugisengwaho. Yigeze iremera icyumweru kugisengaho? Oya. None se byagenda bite abantu bawugize umunsi wo gusengwaho? Byitwa ngo iki? Nukuramya ibishushanyo. Ntacyo bivuze kuba ikintu cyangwa umunsi icyo ari cyo cyose abantu bashyiriyeho mu kuramya kiba ari ikigirwamana. Mbese turi kujyana? Ndashaka kugira ibyo mbasomera bitangaje cyane byanditswe n'umwanditsi wanditse ahagana mu cya 900, ni mu cya 884 n'icya 898. Ibintu bibiri kimwe kiri mu rwibutso n'integuza Werurwe ku wa 18 cya 884, umwanditsi avuga ngo Imana ifitanye intambara n'abantu bo mu minsi y'imperuka. Ntituvuga gusa ku badivantiste umunsi wa karindwi, ahubwo tuvuga ku isi yose ya gikristo. Aravuga ngo muri iyo ntambara abantu bari mu myanya y'ubuyobozi bazajya mu ruhande rutandukanye n'uruhande Nehemiya yahisemo. Nibuka ko Nehemiya yari mu bubatsi inkuta z'i Yerusalemu, ngo ntibazasuzugura ngo bateshe agaciro isabato ubwabo bonyine, ahubwo bazayibuza n'abandi. Mubyitondeye noneho, ngo bazayibuza n'abandi kandi babikora ngo bazajya babikora bayihamba munsi y'urudaca rw'imigenzo n'imihango by'imfabusa.
mu rusengero no mu materaniro abavugabutumwa bazabwiriza abantu ko ari ingenzi ko beza umunsi wa mbere w'icyumweru kandi ngo bizaba bishingiye ku migenzo itagira umumaro ndetse n'imihango. Ubwenge bw'umuntu ntabwo ari ubw'Imana. Andi magambo ari mu rwibutso n'integuza Werurwe wa 8/898 ni amagambo akomeye cyane ngo icyumweru n'umwana w'ubupapa. Noneho mwumve mwitonze, ariko cyagaburiwe kandi kibungabungwa n'abaprotesitanti nk'aho kiri mu bushake bw'Imana Yehova, ariko nta rufatiro mu by'ukuri gifite mu ijambo ry'Imana. Biratangaje cyane ngo iki ni umwana w'ubupapa ariko cyarezwe kandi kigaburirwa n'abaprotesitanti. Mu yandi magambo aragereranya icyumweru n'umwana, umwana wabyawe n'ubugatulika bw'i Roma, ariko abaprotesitanti bakamurera kandi bakamugaburira, maze agakomeza agira ati buri mukristo wese agomba kugeragezwa, akageragerezwa aho ngaho. Imana ibaza abantu gushaka igihamya cyo kwezi icyumweru. Abashakana umwete ukuri, mwite cyane kuri ibi, abashakana ukuri inyota bazabona ko kera bahoze bishingikiriza ku migenzo kandi bakaba baremeye ubutware bw'ubupapa. Abashakana ijambo ry'Imana umutima wose bagashaka ukuri bazabonera umugisha ku Mana. Mu magambo yandi dusanga mu rwibutso n'integuza aravuga ngo Satani yajyanye isi nk'umunyago, yashyizeho isabato y'ikigirwamana. Mwite ku kuba cyita ikigirwamana umunsi w'icyumweru akaba ikigirwamana cy'isabato. Kubera iki? Kuko cyaremwe n'umuntu ngo gikora iki? Ngo gisengwe ikintu cyose n'umuntu yashyiriyeho mu kuramya kiba ari ikigirwamana. Haravuga ngo Satani yajyanye isi nk'umunyago, ashyiraho isabato y'ikigirwamana kandi akigira icy'agaciro. Kenshi ngo yibye uburuhuko bw'abakristo ariko sabato y'Imana, maze azana isabato y'ikigirwamana kandi ngo isi yose yunamira imigenzo. Itegeko ryaremwe n'umuntu. Amagambo y'ubwenge, amagambo akora ku mutima, yo ni amagambo yo mu bwenge bw'Imana. Mu by'ukuri ntabwo yavuye mu bwenge bw'umuntu. Twerekeza ku musozo, ndashaka kandi kuvuga ko mu rurimi rw'ikigiriki inyuguti zigize ururimi rw'ikigiriki zihagararira imibare. Mu yandi magambo, mu gihe cya Yesu abagiriki nta mibare bagiraga, bakoreshaga inyuguti mu mwanya w'imibare. Mu gihe rero kureba ku rukuta urutonde rw'inyuguti ndetse n'imibare bingana, kandi ibi ni ingenzi cyane kubera ko banditse amagambo n'imibare. None muribuka umubare 636 havuga ngo ni izina ry'inyamaswa kandi umubare ugatanga izina cyangwa izina rikaduha umubare. Ni ingenzi rero ko tumenya ko iyo turebye agaciro k'inyuguti, urugero izina Yesu ari ryo mu rugiriki ruvuga Yesus, murebe kuri cati hari inyuguti za kigiriki ndetse n'imibare ingana nazo, muzabona ko izina Yesu, Yezusi bingana na 888 igiteranyo cy'izo nyuguti. Ntabwo mfite igihe ngo mvuge ku mibare, ariko umubare 8 ni umubare w'umuzuko, umubare w'ubugingo buhoraho mu marenga ya gihanuzi. Ijambo umusaraba mu kigiriki ni stauros, igiteranyo cy'izo nyuguti ni 777. Biratangaje cyane kandi ntabwo ndimo nk'indi imibare mu by'ukuri. Mu birebe hano namwe mubasha kubyibarira ubwanyu. Stauros ni 777, ariko ijambo nshaka kuvugaho by'umwihariko ni ijambo umugenzo mu rugiriki. Mbese mwamenya agaciro k'inyuguti zigize paradosisi? Ni 666. Mu birebe hano iki ni paradosisi, ntabwo ndimo mpimbibi, sindimo mbivumbura. Ni agaciro k'inyuguti mu mibare. Ijambo umugenzo mu kigiriki bihwana na 666, umubare w'umuntu, kuko ni ubuyobozi bushingiye ku bwenge bw'abantu, si ku bwenge bw'Imana.
soza ndashaka kubereka agace gato navanye mu kinyamakuru mu myaka mike yishize aha hari muri Colombia mu matora ya perezida w'igihugu. Nimureba kuri iyi foto mwitonze byasohotse mu kinyamakuru hagaragaza umupadiri aza ku meza yo gutorera. Ntabwo kandi bakoreshaga za mudasobwa icyo gihe kandi kuko aho hari ahagana mu cya 600 no mu cya mbere mu by'ukuri cya 700 muzi rero ko hatari hakabaho za mudasobwa cyangwa se ibindi. Niyo mpamvu hari aya meza n'imibare minini yanditseho ku kabaho k'amakarita, noneho ukagira abantu baza kuri iyo meza kuhatorera. Nimureba hano rero muraza kubona ko hari umupadiri w'umugatolika, ukuboko kw'ikanzu yo gupfutsa umubare umwe muyiri kuri iyo meza, ariko indi mibare itatu iragaragara kandi iyo mibare ni 666. None ni iki gishoboka? Mwavuga mutoya rwose biriya byapfuye kwibeshaho, ariko Imana nayo ibasha gutangara. Mbese sibyo? Niba hari imibare ine ku meza noneho ikanzu ye igapfuka umubare umwe muri iyo, noneho ukabona neza imibare minini 666 mu mubare w'iyo meza. Ikinyamakuru nticyari cyitaye cyane kuri iyo mibare, kandi gafotozi uwafotoye ntiyari afite igitekerezo cyo kwita kuri uwo mubare. Ariko muri icyo gihe cy'umwihariko naho hantu hihariye, uwafotoraga yari afite gahunda yo kujya gufotora iyi foto. Nizera ko rero ibi hari icyo bivuze gikomeye cyane. Rero mu byanditswe byera, amaso ashushanya ubwenge. Iyo akoreshejwe ku Mana avuga ubumana cyangwa ubwenge bw'Imana, kandi ko Imana igusubiza iyo usenze usaba ubwenge. Ariko nanone amaso yashushanya ubwenge bw'umuntu utagengwa n'Imana nk'uko biri ku ihembe ritoya. Kandi ubu butegetsi tuvuzeho muri uyu mugoroba dutangira ibi byigisho ni ubutegetsi butubakira imikorere yabwo hafi ya yose n'imyizerere ku bwenge bw'Imana, si no ku ijambo ry'Imana, ahubwo bwubakiye ku bwenge bw'umuntu, ubwenge bw'ubucakura bw'umuntu mu cyimbo cy'ubwenge bw'Imana. Kandi muri ibi byigisho tuziga itandukaniro riri hagati yo gushinga imibereho yacu no kwizera kwacu ku ijambo ry'Imana cyangwa ku migenzo y'abantu. Tuzabona ko mu gukurikiza imigenzo y'abantu tuba twubaka ku musenyi, ariko mu gukurikiza ijambo ry'Imana tuba twubaka imico yacu ndetse n'ubuzima bwacu ku rutare rukomeye, inzu itazigera isenyuka igihe umuraba uzabuje. None ikibazo tubaza ni iki, ngo ijambo ry'Imana cyangwa imigenzo y'abantu?